muraho rero nk'uko mubizi amazina ni Hategekimana Olivier. Reka nkomereze kuri ya nsanganyamatsiko cyangwa se ya topic yanjye nari nabahaye bwashize yo kuri ejo heza. Hari cyifuzo nari nshaka kubagezaho nk'umuntu ufite ubumuga mugenzi wanyu, mukomeze mwitabira ibintu by'amatsinda, amakoperative na banke, uzajya ubona amafaranga azajya ashyiramo. Uko ndimo kubibabwira si uko njyewe nyafitemo, njye ntabwo nyafitemo, ariko nyine ni ukugira ngo mbahe inama zizabagirira akamaro, ndetse nanjye nibikunda bizangirira akamaro, ariko dukomeze tubyitabire neza. Ubwo inama ndabagira rero, mukomeze mufate neza amafaranga murimo kugenda mubona neza, yabyaza umusaruro kuko azabagirira akamaro mu gihe kizaza. Niyo mpamvu rero nicyo kiba cyanzanye hano, kugira ngo mbashe kubagezaho insanganyamatsiko zanjye zose zigiye zitandukanye, n'abavugira hirya no hino. Nanjye ariko mujye mumvugira ahantu hose muzajya mugera, kuko ni iby'agaciro kugira ngo twese dusaranganye ubumenyi. Hari ubwo ufite nanjye ntafite, hari ubwo mfite nawe udafite, rero tubashe kugira icyo twakungurana mu buzima bwacu, kugira ngo ejo heza twese tuzayisange bimeze neza. Murakoze, mukomeze mu subscribing kuri Twese Turashoboye. Amazina ni yayandi, ni Hategekimana Olivier. YouTube channel ni Twese Turashoboye TV. Murakoze, naho ubutaha.